بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد iduwa usoma wicuza ibyaha mbere yuko uva mu giterane, inama cyangwa icyicaro. Imvugo yakiriwe na Tirmidhi anavuga ko ari nziza, ari impamo iturutse kwa Abi Hurayra, Imana imwishimire. Yaravuze ati, intumwa y'Imana, Imana iha amahoro n'imigisha, yaravuze iti, uzicara mu cyicaro akavugamo amagambo ataboneye, akavuga mbere yuko ahaguruka mu cyicaro cye ati, subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Intumwa y'Imana yose ikomeza ivuga yuko umuntu uzavuga ayo magambo nta kindi kizaba uretse ko ababarirwa ibyari muri icyo cyicaro yari arimo, yani mu bintu bidashimishije Allah subhanahu wa ta'ala yaba yavuze, yaba yacitswe akavuga, cyangwa se wenda akaba yavuze ibindi bintu wenda bikomeretsa bagenzi be. Wenda ikintu yakora aho ngaho uwo muntu ni uko yabanza akicuza, agasaba imbabazi bagenzi be, yarangiza akabona gukurikizaho ubwo busabe intumwa y'Imana yatwigishije. Ni ubusabe umuntu avuga igihe asoza icyicaro, cyangwa se asoza inama yaba yateraniyemo n'abandi na bagenzi be, cyangwa se igiterane runaka. Mu by'ukuri muvandimwe, ubu ni ubusabe buhambaye cyane buri Muislamu wese yagakwiye kuzajya akoresha, cyane cyane mu gihe ateraniye mu bandi bantu, mu gihe ari mu byicaro runaka, yuko yazaza asoza buri cyicaro cye avuga uti, subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Ubu busabe tugomba kubumenya mu by'ukuri, tukabufata mu mutwe, ku buryo ahantu hose waba uri hose ukamenya yuko ubu ni ubusabe bwiza cyane, kandi mu by'ukuri burimo no kwikinga kuri Allah subhanahu wa ta'ala, nk'uko tubibonye yuko intumwa y'Imana yavuze yuko umuntu uzavuga buno busabe mu gihe asoza icyicaro cye cyangwa se inama, akavuga buno busabe, subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka, uretse ko ababarirwa ibyari muri icyo cyicaro mu bidashimishije Allah subhanahu wa ta'ala. Bavandimwe, abantu hari igihe ducikwa tukavuga ibintu bidakwiye, cyangwa se tukavuga ibintu bitari ngombwa, cyangwa se tukavuga ibintu bidashimisha bagenzi bacu. Ariko ibingibi ni umugenzo mwiza intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, akaba n'umwarimu wacu yatwigishije, kandi akaba ari umugenzo wa wundi uzakora umugenzo ugakurikiza intumwa y'Imana, uwo muntu niwe witwa umukunzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kandi na wa wundi uzanga umugenzo w'intumwa y'Imana akanga kuwukora, yaba ari ku bushake cyangwa se akabikora mu rwego rwo kwikuza cyane, uwo muntu amenye yuko uwo muntu ni umwanzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Rero bavandimwe, ibingibi ni ibintu twakagombye kwifata kandi tugakurikiza mu mico yacu ahantu hose turi, tukarangwa n'imigenzo y'intumwa y'Imana, akaba n'umwarimu wacu. subhanaka wa bihamdika subhanaka Allah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Ibisobanuro byabyo bisobanura biti, ubutagatifu ni ubwawe Mana, yo no kubwishimira byawe ndahamya ko nta yindi Mana ibaho ikwiye gusengwa mu by'ukuri uretse wowe Mana. Ngusabye imbabazi kandi wicujijeho Mana. Muvandimwe, ibi ni ibisobanuro by'ubwo busabe tuvuga igihe dusoza icyicaro, cyangwa se igihe dusoza inama, cyangwa se igiterane, n'igihe turi mu biganiro n'abandi bantu,
ariko tukugira ibiganiro byiza, ibiganiro bituganisha mu nzira ya Allah subhanahu wa ta'ala, tukareka ibiganiro byo kuvuga bagenzi bacu, ibiganiro bidafite icyo bitumariye. Bavandimwe, ibyo ngibyo ni ibintu shayitani iza ikadufatiramo. Ariko mu gihe turi muri bya biganiro byo kwibukiranya kuri Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse n'ibiganiro byiza bituma Allah subhanahu wa ta'ala twishimira, ndetse akanaduhundagazamo abamarayika biwe bakaza bakadutwikiriza amababa yabo, ndetse bakanumviriza n'ibiganiro turimo. Ariko mu gihe uzaba uri mu biganiro bidashimishije Allah subhanahu wa ta'ala, menya yuko Allah subhanahu wa ta'ala ashobora kuba yagufatira muri ibyo biganiro bibi bitamushimishije, kandi n'ibyo ni ibiganiro shayitani akenshi aba arimo, ndetse n'abambari biwe ariyo mashayitani yandi. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha kuba mu bagaragu biwe yishimira, kandi akaduha kuzagira iherezo ryiza hano ku isi ndetse n'ejo ku munsi w'imperuka. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. نعم وهل